Mu nzuzi n'ibiyaga bya Afurika hari igihangange kitagira ubwoya bwinshi, gifite umubiri uremereye cyane, gituje ku manywa ariko gishobora guhinduka umwicanyi mu masegonda make cyane. Icyo nta kindi ni imvubu. Imvubu ni imwe mu nyamaswa nini cyane z'inyamabere ku isi. Ingabo zayo zishobora gupima hagati ya toni imwe n'ibice bitanu cyangwa se toni eshatu n'ibice bibiri. Ubwo ni ukuvuga hagati y'ibiro 1,500 n'ibiro 3,200. Mu gihe zimwe zidasanzwe zigeze gupima hafi toni enye n'ibice bitanu, ubwo ni ukuvuga 4,500. Ingore ziba zoroshye gato kuko zipima hagati ya toni 1,300 kilogarama cyangwa se 1,800 kilogarama. Ese ubundi imvubu igira izihe mbaraga? Nubwo idafite imikaya igaragara nk'iy'intare cyangwa ingagi, imvubu ifite imbaraga zidasanzwe. Ifite urwasaya rufite imbaraga zibarirwa hafi y'1,800 pascal yinshi. Abize ibintu by'ubusudizi bahita bumva kino kigero 1,800 pascal yinshi. Bino bintu babigereranya iyo barimo baragereranya ibintu byo gusudira. Rukaba ruri mu zikomeye kurusha izi nyamaswa nyinshi. Ishobora gufungura umunwa wayo kugera kuri dogere 150 cyangwa se 180. Ndakubwiza ukuri yuko nawe ibi ngibi utabikora niyo baba bagushyiraho miliyari 10. Amenyo yayo yo hepfo ashobora kurenga santimetero 50 bitewe n'uko iyo mvubu ingana n'imyaka yayo. Ese iramutse igukandagiye ishobora kukoherezaho toni zingahe? Ikaze, niba utarakora subscribe uyikore dukomeze. Iyi mvubu igukandagiye ikwegekaho toni zirenga 3 n'umubiri wayo. Ushobora kwakira umutwaro urenga 3,000 cyangwa se toni 3 ku gice cy'umubiri ikandagiyeho. Uwo muvuduko ushobora kumenagura amagufwa yose ari mu mubiri wawe ariko igice yakandagiyeho, cyangwa ugahitana umuntu yakandagiye ako kanya, nagusamba cyangwa se naguzana izindi ntuza. Ese ubundi imvubu ifite ubuhe bukana? Abantu benshi bibwira ko imvubu ari ituje kuko irya ibyatsi, ariko rimwe na rimwe mu nyamaswa zica abantu benshi muri Afurika kurusha intare mu mpanuka zibera ku nzuzi. Niba yumvise ko wayegereye cyangwa wegereye akana kayo, mu masegonda make cyane ishobora kukuvutsa ubuzima. Reka tuze turebe ukuntu imvubu yiruka. Nubwo iremereye cyane, ku butaka ishobora kwiruka ku muvuduko urenga ibirometero 30 cyangwa se ibirometero 48 ku isaha, kilometer per mu ntera ngufi cyane. Mu mazi ntiyoga nk'amafi ariko igenda hejuru isimbagurika ku nkombe z'amazi. Ese ubundi imvubu irya iki? Imvubu ni inyamaswa irya ibyatsi. Mu ijoro rimwe ishobora kurya ibiro birenga 35 cyangwa se 70 by'ibyatsi. Ishobora kugenda ibirometero 5 kugeza ku 10 ishaka aho kujya kurisha. Nubwo rimwe na rimwe hagaragaye ko aho iyo nyamaswa ibyo bintu bidasanzwe, cyane cyane inyama si indyo yayo isanzwe. Ese ubundi ino mvubu ikunze kuba? Imvubu iba mu mazi, mu biyaga ndetse no mu bishanga. Iboneka cyane cyane mu munsi y'ubutayu bwa Sahara, mu bihugu nka Tanzania, Zambia, Botswana, Uganda, Kenya ndetse na Ethiopia n'ibindi bihugu tutabashije kurondora. Ku manywa imara amasaha menshi mu mazi, nijoro ikajya kurisha. Ubuzima n'imyororokere bw'imvubu buratangaje cyane. Imvubu ishobora kumara imyaka 40 cyangwa se 50 ibayeho. Ingore imara amezi 8 itwite umwana wayo, kandi akana kakivukira mu mazi gashobora konswa na nyina kakiri mu mazi. Reka tuze turebe amabanga atangaje agenga imvubu. Imvubu ishobora gufata umwuka iminota irenga 5 iri munsi y'amazi. Iyo isinziriye ihumeka gake gake, ihumekera mu bwoya bwayo. Nanone kandi uruhu rwayo rusohora amazi atukura ameze nk'amaraso, bigatuma yirinda umwanda ndetse igakuramo n'ibintu biri mu mubiri. Imvubu ni ikimenyetso cy'imbaraga z'urusobe rw'ibinyabuzima bya Afurika. Nubwo irya ibyatsi,
ishobora kuba mbi cyane cyane iyo wayiteye ubwoba cyangwa se wayirinze ibintu umutekano wayo. Mu mazi ni umwami utuje ariko ushobora guhinduka inkubi y'umuyaga mu kanya gato. Iyo izuba rirengeye ku ruzi, amazi asa n'atuje ariko munsi yayo haba hihishe igihangange gifite toni nyinshi z'imbaraga. Iyo ni imvubu, umwami w'inzuzi za Afurika ndetse n'ibiyaga. Ciao ciao.